Ndi papa sava. Narabiranye n'umujyi tumumfu kabisa iyo sasta zigeze uko nsonza nkabura ibitekerezo sasta yo zageze muri ibintu mbaze rero ibintu byinshi reka tumaze turya rwose tumaze turya atinzemo gake Didi umva imusore kwa kangahe yamusore kwa kangahe kwa kabiri wowe uzi tariki se uyu munsi tariki se turi muri za 20 none se wowe uzi boss yavukiye boss nyine icyo bikakuvuga tuvuga ibintu byinshi ntabwo bisanzwe mbire kubera iki ntubwa sisi gusa we ugira smartphone nukuri reba kuri wowe cyangwa umva ndebe igihe boss yavukiye Uburyo se cyangwa kwenda koza anniversaire. Oya, ntabwo bibaho. Ibose. Ipura ni kucyatara ntabwo bishoboka. Kubera iki se? Reka twe turabakiriya b'imena. Umva rero umva. Niko. Umva ngo mbwira. Uretse gato. Uretse sha. Ugiye kwifotora? Uretse. Ntufotere ku biki? Uretse. Ibyo abantu bajya mu maresitora bakifotoreza ku biryo n'ibintu by'abaturage. Allo? Rudolphe. Wahashye ikiro cy'umuceri amakara umva rero umbwire ntubiteke akadobo k'amakara ndakazi ikiro cy'umuceri ndakizi ntuteke shakisha ukuntu ufata 250 ry'amandazi yaranje ninjoro ntuteke rwose ntabwo umva ntuteke wumvishe ibyanjye gusa urebe ukuntu urya amandazi na kamukaro urarira ibyo amakara ntuyakoreho umuceri ntuwukoreho yego sha yego ubikora nkuko mbikubwiye nyine sawa igiwe wanje hiryo karenza ibintu byo mu rugo ntabwo bishoboka ntabwo bisangira ntabwo bishoboka Wenjye ntabwo ndi umwana kibazo. iki nagende mfite kenshi Bana oya man ntabwo ngiye nabyihanganira abana reka mani reka ntabwo twishyuye angana oya mani ntabwo wajya ureka kugira bari twumva nkwereke oya ikize bosi wahanda mfite nimero ze abajyemo abasi oya ugiye guhamagara somagara ibiki oya uretse gato umusibo koko agiye kurizwa n'ibiryo urabona ibi biryo bingana ese urabona utagize ntabwo hazi urashonje wariye kuzana oya uretse mani none reka mbwire tujya subaserire tugakwivanga mu bibazo by'abandi iki kinyuranye wakihangana uretse gato tuvugira hasi tubavanye kandi turabasirimu ibihugu bibiri niba birwanye bifite ibyo bipfa mu kimwe akose urariza uri umuntu w'umugabo kuko ngaho reka basimba uduke teka sana mushyira ntabwo nabyihanganira akose urariza uri umuntu w'umugabo kuko ntibibaho akose reka nahise ko umuntu w'umugabo ibintu ntabwo ari byo rero nuko reka allo akose urahamagara ibiki bosi enda hano muri VIP rwose ngwino muri VIP bahuka muri VIP rwose mfite ikibazo
guteranya ababosi n'abakiriya. Oya. Boss. Nawe rero. Nawe rero. Ibi ni ibyangahe? Urasi icyatanu. Zeze! Vatsi patro. Nta kibazo ariko kirimo. Zeze! Uriya arasangira na bangahe? Nibyo wenyine. Ngo wamwaruriye kuri angahe? Ni kuyasanzwe ariko nawe urabizi hari igihe irusha yibeshya. Rushe? Nuziko se abantu akaboko kakigendesha kimwe. Rushe kibeshya bikangana kuriya se? Ese wamumagara nagira ngo wenda nimuraza. Oya ni njye guhamagaraga. Amakuru se. Ni meza. Niba ntibeshye niwe manager. Ego. Biratinda se ko niba ufite abakiriya twe turi kwakira. Oya nta kibazo n'akantu gato nashaka kubwira nanjye narinje kurya reka. Bitese. Bisa. Uranza ariko. Njya nkubona. Ni njyewe bita Digidigi Jabosco. Ujye unyumva? Ndakumva. Ni Digidigi Jabosco. Dufite company ikorera hano hepfo. Njye uhagarariye ya company irimo gukora ibintu by'umuhanda. Nitwe twubatse na kiriya kiraro. Bajya gumbona. So nashimiye restaurant yanyu. Ariko umuntu yapfira kabisa. Oya kandi duteka neza. Oya muteka neza ariko ni nkaho rwose. Uzi ko umuntu yinjiramo agasuka uko yinjiye. Umuntu yapfira mu kuri kwimana kandi avuye kurya. Hari bitagenda twakosora. Nka miliyoni. Akosora ibintu nka miliyoni kuko urumva naje kuharya. Ibirungo ni sawa, urumva. Akameni ni sawa, iki akutunyama ni dutoya, urumva. Agasupu ni gakeya. Dushaza ni dukeya. Kandi urabona rwose tuba twiriwe mu kazi gakomeye. Urabona rero twakira abakiriya benshi. Ni nawe mukiriya ubashije kurekaramo. Oya ntabwo ari ukurekaramo, ni ugutanga igitekerezo. Niba se wajya ukoresha pure ebyiri se cyangwa se none umusirimu kandi mfite kurumagarira umushinga ukomeye. Nawe urabibona ko hano hinjira abasirimu abenshi tunabihaye nta nubwo babimara kuri isahani rwose ahubwo twumva gahunda twazagabanya sometime urumva kandi urabona ibintu byarahenze. Okay birumvikana mu magambo make nagufasha umwanya nagira ngo njye no mu tundi tuntu tw'akazi nagira ngo ndiye ko mwakongera ipura rwose mwongera ipura urumva njye ngungu umuganga yanyandikiye imiti rwose imira kanini kagahita kanda kamera kanini kakanda rwose mu nda nzanga ndi kurabirana rwose igifu kimeze nkaho kiri gusya bushaje. Ukeneye se kujya mwiyarurira cyangwa mukeneye ko nimba aho kugira ngo hepra imwe twe yatuzana pura ebyiri? Oya kwiyarurira numva ari byo ngiye nshaka nk'umukiriya uzajya uza buri gihe ngiye nkajya niyarurira nkajya hano rero sinzi mbi tarabonye serivisi zacu n'abantu bose baba bahari tukabarura. Ese njya handi? Oya ntabwo nanoze twifuza gutakaza umukiriya ko ntahagaze. Ubwo wakomanda we twari tumenya ko tugereza pura ebyiri. Ahubwo icyo rero cya komande mbo reka dukore gutya. Njyewe by'ukuri ntabwo nagomberaga byinshi ariko buriya wajya njyewe sinkunda n'inyama buriya sinkunda n'inyama ariko agasupu ukanyongeraho none ukanyongera kuri ibi by'ibihingwa ngandurarugo ibyo by'intuza ntabwo ari ngombwa ariko noneho ukanyerera nk'umuntu w'umusore uvuye ku kazi ushonje nanjye nkareba ukuntu nkumenya kuko ukunjyana mu byo kuvuga ngo wenda ngo twongere amafaranga kwipura nta mpamvu rega n'ubundi ibi biryo se kutabinyima ngo ugende ubirye ko kampani atari iya nyoko ko atari iyawe kandi nawe wajya wibonamo ni ukuvuga ngo wowe bitekerezeho unyarurire ibiryo bimaze nanjye nkumenye urabyumva ute? Ni ukuvuga ngo urashaka se ibiryo birenze iriya pura twarura? Winyura kure ntabwo nshaka ibiryo birenze ipura mwarura nshaka ibiryo bimaza sinakubwiye ko nk'imiti igahita imvoma mu nda ikandaha ni ukuvuga ngo rero wowe ni ukumenya ukanyongera akawunga urumva ukanyongera umwumbati ukanyongera ikijumba ugashyiraho imboga n'amashaza by'umuntu nyine ushonje
by'umuntu ushonje nkarya ngahaga kandi nanjye nakumenya ibyo bintu aricyo bitwaye kwibanga rikomeye. Wamenya gute wamenya gute ngo numve nyine niba hari icyo twafatanya? Icyo rero nicyo ari kumbaza mbere. Ngewe urabona nziyaranje nanjye nshake n'abandi bakozi ngenza tuzane n'abandi bakozi ariko ndije muri VIP babarire yari nyine muri rubanda rusanzwe yari yahanze mu sibyo mfate umuntu umuyobozi nyine umuntu kaze umuntu umusirimu umukire ngewe mu rwego rwo gukwereka ubushake tikambaze nkwereke none ubushake nawe wigaragaze turebe undi tuzakorane neza rego ukwezi kwa napfa tugakorana n'akantu k'agakontara k'ikivandimwe kubwumvikane mu buryo bw'intuza bw'imikoranire urumva niko ugomba kugenda buri ahantu hose niko bimera uzi ko no muri banki hari igihe uza kurutira ni mu 300 akaguha 320 kubera ko uri umukiriya mwiza ukora kuri egishe buri gihe urumva akira nese izi note nta n'agatukura karimo izi note n'izi ushyira amafaranga akonoze ko amafaranga yabuze muko hano mayambwa ngane mayambwa 25 none ngutangije 3 ku munsi wa mbere aya turabarirana iki cyumweru ni gitaha urumva ubwo nayo ibyumweru 2 kwezi gutaha tuzatangira kubarirana bari make rwose reba ipra najya nkwarura y'ibiryo ko yabingana urambwira gute reba ukwezi kose ni mu gukora Jese sinzajya ndi bisi 20 reka ubutanza bari yo minsi ku munsi uzajya amandi gukorera ngana nzakuzuriza bine ukwezi si 2300 yafata ugabanya iyo minsi 20 ningahe umbwa amafaranga ku munsi wajya umumpaye ubwo press ngena ajya amandenza ku mafaranga atarenze mu gisha wibuke ko ibiryo atari ibyawe ni restaurant si yawe ariko ntabwo nakoreye igiceri 150 ingahe amafaranga atagize no 500 akira aya ni make rwose ntabwo byavamo wenda niyo mbwira uti kuri buri pra ngenza ajya nkugenera gahunda ariko rero buriya mu bintu bya hano nzi ko bakongeje ipra yagiye gufata 250 noneho rero reka tugaruke mu bya customer care bavuga ko ba manager baba ari abantu bafite caring urumva none se wamaye care ukanyakira na service nziza isobanutse nayo ngutangije mu rwego rwo kugira ngo nawe nyere ku bushake si mu kivandimwe gira ndi wongeraho make gira ndi make wongeraho ubone ko nanjye nshaka kugufasha ese ntago nkagafanta ntacyo ubwo ari ugutangira reka ngire ntacyo nakwimanya ufite ariko ubwo bigiye kuvuga ngo ngiye kurumanga ariko imenye ko ari ukuyahera ari agafanta nagafanta nuzajya uza kurya uzajya wishyura yandi yarasa tuzabarirana ukwezi ni gupfa nangire ngire nkumenya nzajya nkuzuriza 4 maze n'ujye ukwezi sibyo ngo nubona bigenda neza nawe uzongeraho agafata 600 kitana nayo icyo gihumbi urumva ubu ntabaye 4 si nkaho ari ukwezi kose nta nsigaranye mu 500 ndayitegesha akamoto naye si sawa wibitekerezaho cyane ahubwo reka ninjira batabona ko ari ibintu twapangaga ubwo uransanga muri VIP handi rugo urankorera agapura unkora agapura keza ubona isahani hindutse uzamenye ko utayo sinkunda n'umunyu burya sinkunda n'umunyu unkora agapura keza ku musirimu uzabizirikane nta kibazo nibigabanuka uzamenye ko amafaranga utayubahirije ni ruguru muri VIP sawa sawa kibi ni ukwarura ibiryo ukabisiga rwose ufite koperative mu nda muri gusangira umusore bakoze mwese ni icyatanu se bose ni icyatanu ariko njye namusanze aha ngaha agiye simwe mutwarurira namusanze aha ngaha nawe rwose reba naho reba haryo teni yaba ukibeshya narusha guteka umuceri ukabyimba uteka ntubyimbe wowe ntabwo uteka kushiza kuri ibyo muri restaurant mwagiye mu abasirimu patroje ni ikibazo kiri hagati yanjye n'uyu wari wariyeho ntatangira kubyuretse ntacyo ufata amafurushiti yawe n'ifoke ntacyo apeti no n'entre par le repas dans sebikobokobo dora munwa depose qu'est-ce qu'il y a là-bas raba sibiki reka tubare yuko rushe zibeshya muri ubu buryo sibyo
Bon appétit. rwose nakoze rwose Bon appétit rwose. yarakoze pe Bon appétit. Rwose zijya zibeshya nk'iyo sibyo? Sibyo? Ufite ubwoba nta kibazo. Bon appétit. ibintu nanone aba ari ukwica umuntu mu mutwe niba ngewe igifu cyateguje n'abasirikare b'igifu n'iki bagateguza ko ngewe kujya ngaha Degede. Usibye n'uwarangije universite urangije segonderi bwo yayoberwa ko ahantu harimo ikibazo. Oya, usibye n'uwarangije segonderi warangije universite njye ntabwo nayirangije ubu umuntu ureba yayoberwa ko ahantu harimo ikibazo. suko Degede abarakarengana turebane mu maso sibyo kura lipa hakuna kurudia hapa seriva nibyo uze gukaraba nasaba yo mugezemo hakuna kurudia hapa